Ubwo rero bashyitsi bahire wakigore uko ntacyo ndibona uko ntacyo ndibona. Ese mvuga mbere y'umugabo. Ese ni wowe ufite ijambo mbere y'umugore. Si hose ziriya bashyitsi nta bantu uri kubona. Ubwo nari kuganira nabi wanjye Marasiyana. Ubwo rero n'umwana wacu bakunze kwita Pucyuri muri kumureba. Haguruka shaka. Haguruka bakureba. Yego shaka. Uyu n'umwana wacu Pucyuri, yego nabyaranye na Marasiyana wanjye. Ariko mama sanganye nawe. Yamubyaye ikigoroba njye ntabwo nari mpari nta kibazo ariko yego shaka. Uzi ko namubyaye igitondo kandi ikigoroba. Ikibazo nuko agiye kugusumba. Nta kibazo imfurisa na se nahise akakana niko nabyaye nimbuye. Uvuze ngo yamubyanga ikigoroba? Yego nyagasa. Ko mbona sasuba. Ariko wamwari. Iyo nabyo bese. Abatekeye neza. Ateka kumutwa naye mbona ubi. Ubwo rero nibyo turi kuvuga. Karori inshuti yanjye. Icyo kurya cyakugezeho. Oya, njye byarananiye ntabwo nkibishoboye. Dore arirwe. Ndagerageza gasunikire. Ndahenda shwi. Yego. Dore racyuzu. Dore za rubaga impande dore zigeze mu bworo bw'ikirenge. Urakoze cyane. Kurya byarananiye. Kandi mbona nawe ubigerereye ubigeze kure. Yewe. Se karijama karikana marya we ngo yaherera Akamenyera. Isane iracha. Menyera turi Isane yakarina marya wayibi. Mbona barakuyibi. Ariko yaje karabigera amasane ngaho. Ntacyo bashyitsi badusuye rero. Ngiye nitwa Mfiro Dominico ndamusanze munabizi. Nashakanye n'umugore wanjye Marasiyana. Ngegera. Ubwo rero ndamaki. Nawe uri kigori ki? Ubwo rero mu buzima busanzwe uko rero mfuye uruhe twari twabimenye. Ntacyo urumva none se ko muri kundira ibintu Abasebe bigenze ntabwo nakuha. nyine komeza ijambo ntacyo. Mbese bateye baturuka baba akira. abona bukwa. Reka urumva Abana bukwanya kwa. Abana bukwanya kwa. wewe None se Kamaze ngo basaba no kwa. Ngiye mu bashyitsi mfite. Mu bashyitsi mfite. oya babure Nizi mbwagazi. oya ngo nese so Fata agafata imbago. oya urumva igihe baririye ariko barabimaze. bituza Ahubwo se aba bantu twaje kwivumbira no guturira ibiryo. Kamaze mabwira. Kamaze mabwira. None se Urugo banjye ntabwo ariko bakira. Umva. Nundi munsi. umva tubyoroshye katubyoroshye kunzara aho nakwica njya kunzara nakwica ndavuye ngo reka mwitiganira ibiryo. Reka n'isahane ndayikomba ariko ndabibona cyane. nawe se mbereza ibiryo. Oya mbereza. Umugore wanjye Marasiyana rero akira mumfashisha. Abashyitsi badusuye rero. Murabona reka mvuga nahagurutse kuko ndabona ibintu bikomeye cyane. Bantu mwaje kwifatanya nanjye. Nkuko mubizi abukwe butaha butagizwe intorezo. Ubundi mwebwe ndi gushaka kubabaza. Ninde muntu wabahaye kaze muri ibi birori by'abashyitsi banjye? Mumira gutya. tubyoroshye papa. Ngiye ndimo ndababaza umuntu wabahaye. Abantu banje. Umbareka manze ngo Baje gushyingura agahinja kandi. naho ubundi kara gahinja ka inshuti yanjye. Nahise ko mutanga ibyo ndi kuvuga sibyo. Inshuti zanjye zose niko muzi.
kubambirira mwa ntabwo se ubundi babizi ko kandi ejo nabonye ugakinisha ahubwo kugira ngo banemere dufite n'inshuti yacu Kaboyi. reka mbabwire reka Simba reka mbabwire mumpereze nanjye umva reka manze mbabwire mfite imbwa Kaboyi atonze de Kaboyi wa ziba asa mwa umuntu w'umugabo turukishije imbwa wa aca bebe ni ukuvuga ngo rero abakire bizi iminsi dore nuko basigaye mwana abakire ntabwo ari abantu ibiryo babyimye abantu Kaboyi ubuse ntabwo Kaboyi aho kugira aho rero kamaze mabwire nuko imbwangira byane kamaze mabwire undi munsi mwaguruke tanyibutse gahinde ku mwana wanjye urumva utari wakageza no kwisi ariko shabaga Nirukange. baba we nikaraga nigira gute njyewe wakwigira byose njyewe ahubwo muzane n'izo nzoga imyaka yari Yaje mubona. Mbese nawe imyaka yari iryoshye mwa zari nkora aho nkwereke ukuntu muri umunsi mbega imyaka yari Uyu munsi iryoshye rero ukuntu wakwishimira. kinyanyagije mwa uyu munsi wari wo kwishimira yuko umwana wanjye byibura Urajya. nawe yagize gutya akaruhuka nawe akaruhuka nibura wenda akavuga ngo nawe agiye kwa Rurema nyina wa Jambo nibura abashyitsi banjye babakuye icyo kurya mu ntoki we marineti ibyo niyo byahirima nta kintu bimbwiye Uyu ariko agacupa kawe. Nahise mbonishwe n'inzara. Kandi naje mu kwifatanya ikirori namwe cy'umwana wacu wagiye. Urakaba bidukuye mu ntoki akaba abiriye. Ubu muraduye ibindira. Karori ariko mwari musanganywe bari abantu se nizibubiye hese ko twari twatangiranye aho twatuvuye kuzika Karori kurizi tukavuga tuti noneho reka dukarabe mu ntoki tureba n'icyo kurya ntakundi twagira Karori we Karori umufasha iki ntakundi byihorera reka mubwire naba ntari umusingi ndamubakurikiza ndagatwera mama oya no kubashaka bira ntago ari ibintu reka mubwire Nanjye ndabigufasha. ndamubakurikiza kubera ko nimba ari inda yari yavuyemo bayigizemo n'uruhare kuko nimba twari wasanga buriya baramurebye cyane nese Karori nk'ubu nkora iki Karori ko ari wo muntu wanjye byibura wenda nshobora kuba baba we gusa Dominico ndakumva cyane ndakumva kandi ihangane pe ariko nawe ari ahantu nawe ukoze ibintu by'ubuga uri inshuti yanjye ariko reka nkugayire mu bantu nawe bariya abantu nubwo ari abashinyaguzi ariko nyine nuko umwana yapfiriye muri pampa ariko nawe ntabwo wagombaga guha abantu kwima abantu ibiryo ngo bihembwa nese Karori kandi yanakubwiye ko yari inshuti y'umwana wagiye nubwo nawe atamuzi yari atazi n'uwapfuye ariko ariya yari amacumu ariko Karo ariko rero uhera hehe uvuga ko umwana wagiye ari inshuti na biriya bisambo bariya ni amanyanga bakoreshaga kugira ngo birire n'ibihomora ariko nawe wivuga ngo bakosheje ngo ibiryo babihayemo aho kuba ari abashinyaguzi nanjye nabihimbwa nkamenya ko mbihayemo nanone ariko mu muco wa kinyarwanda umuntu ni umuntu ni imbwa Karori reka mvuge ijambo ryahindura ubuzima kandi rizaguma no kugukorogoshora ariko ntuntuke genda nawe upfushe nanjye nzaza nkurebe nzanye n'izo mbwa n'abo bantu oya naguhaye pole ntagapfe Umva Karori nawe ngarafatanya na biriya bisambo. Umugabo ucitsemo kabiri ndongeye ndavuye. None ngo oya pole ariko nyine nta kundi. Ariko nta kundi Karori usibye ko twanywanye. Ngiye nkabana na so. Urumva Karori rwaje kare. Nkabana na murumuna wawe nawe ni inshuti yanjye. Karori ubu ndabakurikiza umwana wanjye. Oya cinkoni zamba nubwo ari nibihomora ari ikintu kimbabaje sindamubona ni ikibura zina ni ikibura buryo sindamwitiza ni igiki baba we
Pole baragukora. Muragize murashinyagura ngo muje guserebura sha. Byari bije guserebura ariko ubuze ikintu kimbabaje. Ariko bihoreza. Ubuze ikintu kimbabaje. Mbabajwe n'umuceri wanjye nugire ngo hari n'ikintu. Amavuta. Ifiriti n'amavuta yo mwajya kubigura nani bababwa n'umuceri wanjye. Pole kabisa. Urageza ukuzanira. Tuzaterana nk'umuryango. Nanjye nzakuzanira nk'akarindwi k'amavuta wihangane wa mugabo. Nawe uzagenda uyatekesha. None se Kuko no guteka by'abantu. Kuko nabonye yuko ibaze nimba niciye hano abantu bakazi ibaze. Ngo nakoresheje iki? Nimba ahantu tuvuye murahazi mwababyeyi mwe. Mwababyeyi mwe mwahantu tuvuye murahazi. Ahantu tuvuye murahazi nta muntu ugomba kongera gusubirana. Ihangane. None ibisambo biraje ngo ariko mfuro Dominico muri uyu mudugudu wajishe ndasuzuguritse. Murakoze. Bwana Mfuyiruhe rero. Turagushimira ko watwakiriye ariko nanone tunakwihanganisha. Ariko nanone byiteka kandi byimazeyo turagushimira umuceri n'ifiriti byawe waduhaye. Byari biryoshye kabisa. Byari biryoshye n'ingenzi. Muzakomeze muze murye. Ariko buretse se nca mu ijambo. Twayabaye. Ni ukuvuga ngo nubwo twagize ikibazo hakazamo kidobya. Ariko nkanjye hari ahantu naringejeje nubwo nari ntare nabe. Ariko nifuzaga kubirya nkabimara ariko nyine nta kundi turajyana ibigize. Ariko nanone hari akandi kantu nifuza nk'abantu twaje kugufata mu mugongo. Buriya mwagize neza kudutumira, mwagize neza kutubwira ngo tuze kwifatanya namwe. Ndabizi ni wowe nshuti yanjye. Nubwo nyine twahuye na za kidobya nyinshi. Ariko hari ikintu nifuzaga nakifuje ko iki gikorwa cyakabaye igikorwa ngaruka kwezi tukajya duhurira aha ngaha tuje mu gikorwa nyine n'ubundi cyatuzanye uyu muceri ntabwo twahuriye neza nk'uko twabyifuje nanjye nagezemo hagati hazamo za kidobya ariko byibura bibaye ngombwa twazawurya tukawumara byanaba ngombwa mukanatwongera hanyuma ubwo icyo gikorwa nyine ngaruka kwezi kikajya kigumye kiba buri kwezi. Ugize ngo kikaro kikaba igikorwa karo ugize ngo nyine ndagira ni twakagiye duhurira aha ngaha buri kwezi buri icyo gikorwa cyaduteranyije kikaba igikorwa ngaruka kwezi ariko ukabyamaganira kure sibyo kugira ngo tugire tujye noneho umuceri tuwurye tuwumare. Marasi ubu hari ikindi yewe abo bose n'abashinyaguzi uziba icara byashaka kuvuga twabyumvise icara kigarishyushye nyine imbwa murakoze wamutubuwe wanyene imbwa yego murakoze muryango wo kwa Mfuyiruhe namwe inshuti zabo ari nazo zacu nkanye w'umuturanyi nanjye byambabaje n'ukuri mubyumve kandi rero nkaba naje kwifatanya namwe mu gahinda mwagize mu mubabaro mwagize mu byago mwahuye nabyo mfusha umwana w'uruhinja birababaza pe byongeye ari n'umwana wa mbere ni ukuri kose mbafashe mu mugongo nimwihangane ni ukuri tubari hafi wenda waracyafite umutima wa kimuntu Shiko ndeba gikomeza kuvuta amatama yacu ko nta kintu kivu abazi ko umwana avuna ntuzi ko umwana avuna ariko reka manze mabwire ubwo rero tubavandimwe mwari mwaduteranyirije hano byari byanyuze hano rwose mwabibonye ubwo ntimugire ngo ndi no kwishaza nteye ubwoba ababingu bavuga ko muri turi no kwishaza ubwo mushatse mwese mwanataha kuko ngiye Mfuyiruhe Dominico agahinda karanyishe kuko ngeze naho bari kumbwira ngo murakoze
n'abaciye mu ijambo rero murananduta dore twagize ibyago ariko amagambo mugenzi wanjye yavuze ntabwo ngiye kuyajya kure ni ukuri pe twagize ibyago tugomba kwihangana ariko twibagiwe ikintu kimwe cy'ingenzi twibagiwe akantu ko kurira pe ni ukuri kandi ariko kandi kirahagaze